icyo gihe tumaze kumva ku maradiyo twakurikiranaga amaradiyo y'umwanzi itariki 6 z'ukwa kane tumaze kumva ko indege Habyarimana iguye twabyumvise kuko amaradiyo y'ingabo za Habyarimana zaberaga ibyumba twarayakurikiye RTRM irabivuga Radio Rwanda irabivuga nzanirukanka ndamubwira kuko yarebaga umupira w'igikombe cya Afurika cy'amarushanwa wanyuma mubwiye ntitwumvise ko indege Habyarimana iguye arandeba baravuga ati mugende mu confirming niko yambwiye ati mukurikirane izo nkuru mumenye izarizo mumenye ko ari byo nsubirayo ariko mu gusohoka ngenda mfite ubwoba mvuga none naba numvise nabi nkaba mubeshye ikintu nk'icyo ngicyo numva ahubwo nijye ugize ikibazo kandi nyambara njya kujyayo kuko nagombaga kumubwira buri kantu kose niko kazi nari nshinzwe ariko nsubiyeyo nabaga hepfo hariya noneho nari mfite kantene ka RTRM na Radio Rwanda inshyiraho noneho mbyumva neza numva bakomeza babisubiramo noneho mbazana kamandazi bari imbere n'abari hano abasirikare bumvaga inkuru zitangwa hagati ya unity ya XFR ya FAR nabo barabivuga ko ngo indege y'umubyeyi ngo irahiye ndongera nsubirayo ndamubwira nti nibyo iriya nkuru nibyo ati washuwa buri gihe iyo wamubwiraga ikintu yakubazaga gatatu yarakubazaga ati are you sure uti yes sir ati are you sure uti yes sir ubwa gatatu akagusubiramo ati are you sure uti yes sir niko nabyumvise ariko bigomba kuba ari byo icyakurikiyeho nubwo ko yavuze ngo tuvugane na Kayonga wari muri CND afite bari abasirikare ba 600 ngo twumve niba hari ikibazo bafite cyangwa se bari bugire tuvugana na Kayonga tubwira ko abantu barimo gutelefona za Gikondo Nyamirambo mu mujyi hose bavuga ko ngo za Burende niki ngo abantu batangiye kuba abaye umunyabanga wihariye cyangwa wo bita aide de camp ADC wa Perezida Kagame kuva mu minsi ya mbere Kagame atangiye kuyobora urugamba mu nshingano yari afite harimo kumugezaho amakuru yari yo yose. Imwe mu makuru yaje kumugezaho ni yuko indege y'uwari perezida yarashwe. Iyo nkuru ni nayo yaje guhindura isura y'intambara aho yafashe indi ntera iganisha kuri jenoside. General Kabarebe yatubwiye ko iyo nkuru yayimugejejeho ubwo Perezida Kagame yari kumwe n'abandi bayobozi ba RPF barimo kureba umupira w'amaguru kuri televiziyo, umupira w'igikombe cya Afurika cy'amarushanwa. Yewe afande nabanye nawe igihe kirekire kuva muri 90 ngira ngo kuva yaza muri 90 hagati y'itariki 12 na tariki 13 nko mu matariki 18 15 nibwo natangiranye nawe akazi ntangira kuba ADC we no kuba commander wa protection for unity so twarakoranye so kumbaza ko ngo yabyitwaye hate ngo Habyarimana yapfuye icyo gihe akimara kubyumva ni nkuko wambaza ngo yitwara gate iyo yumvaga ibindi bikomeye kuko habaga ibindi bikomeye byinshi cyane mu miyoborere y'iyi ntambara yari itoroshye. Icyo navuga nuko jewe ntabwo narimwe nigeze mbona ari umuntu uba shocked iyo ikintu uko cyabaga kimeze iko ari cyo cyose wazaga ufite impumu mubwira uti iki cyabaye iki ibintu byacitse ukabona we ibintu byose abifashe mu buryo bworoshye ariko ntibivuze ko atabitekerezagaho yabitekerezagaho cyane akabitekerezaho uwo mwanya kandi agatanga igisubizo cy'icyo kibazo. Icyo gihe tumaze kumva ku maradiyo twakurikiranaga amaradiyo y'umwanzi itariki 6 z'ukwa kane tumaze kumva ko indege Habyarimana iguye twabyumvise kuko amaradiyo y'ingabo za Habyarimana zaberaga ibyumba twarayakurikiye RTRM irabivuga Radio Rwanda irabivuga nzanirukanka ndamubwira kuko yarebaga umupira w'igikombe cya Afurika cy'amarushanwa wanyuma mubwiye ntitwumvise ko indege Habyarimana iguye arandeba baravuga ati mugende mu confirming niko yambwiye ati mukurikirane izo nkuru mumenye izarizo mumenye ko ari byo nsubirayo ariko mu gusohoka ngenda mfite ubwoba mvuga none naba numvise nabi nkaba mubeshye
ikintu nk'icyo ngicyo numva ahubwo nijya ugize ikibazo kandi nyamara njya kujyayo kuko nagombaga kumubwira buri kantu kose niko kazi nari nshinzwe ariko nsubiyeyo nabaga hepfo hariya noneho nari mfite kantene ka RTRM na radiyo Rwanda inshyiraho noneho mbyumva neza numva bakomeza babisubiramo noneho mbaza n'akamandazi bari imbere n'abari hano abasirikare bumvaga inkuru zitangwa hagati ya unit ya XFR ya FAR nabo barabivuga ko ngo indege y'umubyeyi ngo irahiye ndongera nsubirayo ndamubwira nti nibyo iriya nkuru nibyo ati washuwa buri gihe iyo wamubwiraga ikintu yakubazaga gatatu yarakubazaga ati are you sure uti yes sir ati are you sure uti yes sir ubwa gatatu akagusubiramo ati are you sure uti yes sir niko nabyumvise ariko bigomba kuba ari byo icyakurikiyeho nubwo ko yavuze ngo tuvugane na Kayonga wari muri CND afite bari abasirikare ba 600 ngo twumve niba hari ikibazo bafite cyangwa se bari bugire tuvugana na Kayonga tubwira ko abantu barimo gutelefona za Gikondo Nyamirambo mu mujyi hose bavuga ko ngo za Burende n'iki ngo abantu batangiye kubica turagaruka turamubwira ndagaruka ndabimubwira icyo gihe afande yari kumwe n'abakadazi ba RPF bakuru ba commissioners n'abandi bakadazi arambwira ngo mpamagaze ba kamandazi bandi bose baze mu nama ba commanders baze mu nama ubwo ni ba sector commanders bahageze zari nko masaa 6 saa 7 bahageze dukora inama ariko inama ya mbere twakoze yadukoresheje His Excellency yaravugaga ati tugomba kumenya iyi situation kuyikurikirana ariko icyangombwa nuko twashyira forces standby kubera ko information ituruka i Kigali kwa Kayonga nuko mu mujyi batangiye kwica abantu therefore mwebwe nimushyire forces standby nta nubwo inama yatinze aba officers bahise basubira mu unit yabo units ziba standby ubwo mu gitondo ubwicanyi bwarakomeje ubwicanyi bukomeje icyo yakoze yavuye hano agenda avugana n'abasirikare noneho aho bari ababwira ati dore ubwicanyi bwatangiye genocide yatangiye mbere twari twiteguriye amahoro ariko ubu ngubu mission igiye guhinduka turarwana n'umwanzi ariko tujya no kurengera abantu ubwo hashize nk'iminsi ngira ngo nk'iminsi 2 itariki 6 itariki 8 force zari zitangiye kumuvinga ubwo twese turajyana nawe twese tuvana nuko twahavuye twese turagenda tujya i Kigali ubwo twagiye access y'i Kigali abandi bajya side access ya Ruhengeri abo mu Mutara bajya access ya Kibungo Bugesera no gukomeza za Gitarama ni Butare. Ibi bihe byari bikomeye dore ko usibye intambara bari bamaze gusa nk'abamenyera haje kwiyongeraho kwihutira guhagarika jenoside nk'uko General Kabarebe yarabivuze nyuma y'iyo nama n'abandi bayobozi ba RPA nibwo ingabo zose za RPA icyo gihe zabarirwaga mu 2019 zarwanye zisatira umurwa mukuru wa Kigali aho ubwicanyi bwarimo gukorwa ku mugaragaro ndetse bakanagira ngo bihutire gutabara abo basirikare 600 n'abayobozi ba RPF bari bacumbitse kuri CND ariho ingoro y'inteko ishinga amategeko ikorera ubungubu bajya guhitamo gucumbika kuri CND byatewe n'uburyo imiterere yaho yari gufasha izo ngabo kwirwanaho mu gihe zitewe iyo nzu nayo ubwayo yubatse ku buryo General Kabarebe ayigeranya n'indake kuko ikomeye indi myanya inkotanyi zari zahawe guhitamo ikaba ari ahari ibiro bikuru bya polisi ku Kacyiru Ikami ndetse na Kankigali aha rero niho hari mu buryo bwa gisirikare niho hantu wabonaga hafite icyo harushije ahandi kuba umuntu yahitamo kugira ngo ahashyire ingabo nubwo twari mu bintu byarusha ariko twari mu bintu confiance yari itaraza neza ntabwo washoboraga kwizera ko bizarangira neza se kandi koko nkuko byaje kurangira nabi
iryo joro ry'itariki 6 Mata 1994 babonye ko abaturage batangiye guhungira aho kuri Sende ari benshi ndetse n'abandi batakamba hirya no hino, kandi noneho n'ingabo za leta zitangiye gutera inkotanyo muri Sende, byabaye ngombwa ko basohoka bakajya mu bikorwa bitoroshye byo guhashya abicanyi, ari nako barwana n'ingabo za leta ndetse n'interahamwe. Ibyo bikorwa by'ubutabazi byaje kurokora benshi ubundi bari kwicwa. Ubwo bwitange bw'ingabo za RPA inkotanyi bwatangaje cyane uwahoze ari umuyobozi wungirije wa Minuar General Anyidoho, watangarije ibinyamakuru ngo muri ibyo bihe yabonye abasirikare ba RPA biramutangaza. Ati nyuma y'aho ubwicanyi na jenoside bitangiriye, abasirikare ba RPA bateye ubona bafite umurava na discipline bidasanzwe. Ati nta mushahara bafataga, ariko bari bafite icyerekezo kimwe, bari maso amanywa n'ijoro. Anyidoho ati ubuzima bubi ntibwigeze bubatesha intego yabo. Agasoza avuga ati guharanira kugira igihugu biti wabo nibyo byatumye bagera ku ntsinzi. Nubwo ubutwari no kwitanga by'ingabo za RPA inkotanyi byakomeje, ntibyabujije abicanyi gukomeza umugambi wabo, ku buryo byatwaye andi mezi 3 ubwo ku ya 4 Nyakanga 1994 ingabo za leta zaneshejwe burundu, RPF ifata ubutegetsi bw'igihugu. Nyuma y'iyo ntambara yamaze imyaka 4 yatwaye abantu batagira ingano, General Kabarebe yemeza ko uruhare runini rwatumye bashobora kugera ku ntsinzi ari ubuhanga bwa Perezida Paul Kagame. Wenda ntabwo birigira bivuga, ariko jewe ku bwanjye ndabivuga kubera ko ndabizi ko ari byo, ariko nzi ko n'abandi bakamandazi wenda mwe ntabwo abaturage n'abandi basivili ntabwo mujya mu bimenya, ariko twebwe mu mitima yacu tuzi ko tutari dufite abantu barenze umwe bashoboraga muri uru rugamba twarwanye guhera muri 90 kururwana guhera ku munsi wa mbere kurugeza ku guhagarika jenoside. Ntabwo twari dufite abantu barenze umwe, no kuvuga ko ari we twari dufite, ndetse tukarenzaho tukanavuga tuti twagize ibyago dupfusha abayobozi bari bazi kurwana, bagiraga gute, abayobozi baba batandukanye muri revo. Tukavuga tuti n'abapfuye mbere bose ubashyizemo, twebwe tuzi neza ko biri ibibazo twagiye duhura nabyo nta wundi wari gushobora guhangana nabyo atari we, ku buryo iyo tugira nk'ibyago agapfa, intambara yo kubohora u Rwanda, intambara yo guhagarika jenoside, byashobokaga ko yari kurangirira aho ngaho. Niko tubyemera twe nko mu gisirikare, muri RDF, muri RPA, niko tubyemera. Kandi koko ni nabyo, ni ibibazo twahuye nabyo, haba ibyari mu gisirikare cyacu ubwacu kuko organizinga abasirikare ngo barwane iminsi 2, umwaka, imyaka irenge, bapfa ntubahemba, siki nta kindi, ni motivation, ni discipline, ariko no kubapangira izo ntambara kandi zitoroshye. Abantu bibaza ko imyaka 4 twarwanya ari intambara yo kurwana gusa wirukanka ku misozi. Ni intambara yari ikomeye cyane, ni intambara ushobora kwita attrition. Hari aho twarwaniraga ku musozi tukarwana n'umwanzi, tukaharwanira amezi 3, akadukuraho ku manywa tukamukuraho nijoro, akadukuraho ku manywa tukamukuraho nijoro, kumara amezi 3 turwanira ahantu hamwe. Hari ibibazo biri intano mu muryango, muri FPR, hari biri muri ntuza kubimanaginga muri RPA, hari biri mu gihugu, hari biri mu region, hari biri ku international level. Ni ibibazo byari bikomeye cyane. Twese turaziranye, twari twarabanye aho twavuye. Ntabwo twari dufite abantu barenze umwe bashoboraga kuyobora urugamba ngo babe barutsinda. Ibi nabyo ukuri nako kujye kugera aho ngaho kuvugwa kujye ahagaragara, ku buryo n'abayobozi buri muntu yagize uruhare rwe kandi rwiza. Bararwanya abantu bacu, bararwana, ku buryo n'ibibazo twagize mu minsi ya mbere dupfusha abayobozi guhera hejuru uko bagiye bakurikirana, akenshi wasangaga barapfuye kubera n'amakosa bakabaye baririnze ntibanapfe. Abo bakamandazi barabizi twapfushije kamandazi kubera uburangare bwabo bamwe,
kubera no kutumva uburemere bw'umuzigo bari bikoreye bw'iyo ntambara bagombaga kurwana, bakabifata nk'ibintu byoroshye nk'aho bagiye kurwana intambara yoroshye. Ibyo byasabaga umuntu urenze umwe gutekereza gutyo, ntabwo byasabaga abantu babiri. Birakomeye cyane. Ariko nk'uko wa mugabo yarabimbajije avuga ati se muravuga ko ari nta bandi bayobozi noneho ari we u Rwanda ruzarangirana na Perezida Paul Kagame. No, muri uko gutegura iyi ntambara no gutegura urugamba no kuruyobora, mu byo yagiye akora byinshi cyane, yateguye n'abantu, yagiye ategura abantu ku nzego zitandukanye, haba ku abanyepolitiki, haba abasirikare, twese uko turi muri structure y'ubuyobozi, haba bwa gisirikare bwa gisivili, abenshi kanosiyo bafite k'ubuyobozi n'imiyoborere n'imikorere, byose 90% byabaga byaturukaga muri we. Uretse ko ari ibintu binakomeza n'ubu ari urubyiruko, ari abasore batoya cyane, ari abazagira Imana akiriho bakaba imiyoborere ye niho hazava abamwigiraho, noneho ni nacyo kizatuma u Rwanda rukomeza gutyo. Uruhererekane rw'ibitekerezo bye bizatuma abayobozi bandi bavuka bateye nkawe, u Rwanda rukomeze rumeze neza, ruyoborwa neza.